abakinnyi bacana bose bari kubakandisha akanyenyeri. So ngenda ndashaka kugakandira umuntu wa hano umwe mu mudugudu imiryango itatu. So DC TV Rwanda. Mr. Freshes. Abakinnyi bacana bose bari kubakandisha akanyenyeri. So ngenda ndashaka kugakandira umuntu wa hano umwe mu mudugudu imiryango itatu. Muceceke nitwa Mwitenda Abdul Karim, abanzi banze nka buri kantu, nyina muri filime y'indoto nitwa buri kantu. So ikintu ugiye gukora jewe ndashaka umuyobozi w'umudugudu wa hano, sibyo? Ari hehe? Okay, nicaye hano kugira ngo natinze umwanya, ndashaka kwishyura abaturage batatu bajya bananirwa kwishyura mituweli. Mudugudu twaganiriye imiryango nshaka kiti mureba akanya ni imiryango itatu. Harimo umuryango bita chef umuryango witwa Dusabe Annoncia, bahite bajya kureba mudugudu arabishyira mituweli mu mwaka ukurikiyeho. Nsanzifura Ezekiel agenda murebe na Minani Samuel. Ni imiryango igizwe n'abantu 26 kubera igihugu cyiza, kubera ukuntu mwadukunze ibyo dukora bikavamo amafaranga, kubera ko tunari bazima tuba tugomba gushima Imana. Murakoze cyane. Kandi nyitwara abantu bari mu irushanwa, iyo umuntu agutoye urabibona. Turabibona tuza badutoye. Yego. Ubwo wanoye cyane kurusha abandi. Uwo niwe munsi uriwe muntu wa mbere nzatwara muri iriya modoka nyitwara. Straight kakape. Uzadwa lift be. Lift. Nzo gufata umuze mbwa ni sote wowe waranoye wamaye amajwi 50. Yego. Mbwira ushaka kujya umunsi wose ndi chauffeur wawe. Yego. So abari mu Rwanda bakanda akanyenyeri 797 akanyenyeri 50 akanyenyeri 1 akanyenyeri 23 akanyenyeri 60 urwego ugakurikiza amabwiriza. Yego. Yeah. Rero Ben turi hano iririma mu karere ka Bugesera. Ambiance y'abantu bari hano wayibonye ute? Ese wabonye ufite abafana bameze gute hano iririma? Biraryoshye cyane, nabonye benshi ari abanyeshuri kandi abo ngabo kabisa barankurekera pe. Ambiance yabaye nziza, twacukuye ibiti byo imyobo yo guteramo ibiti kandi byagenze neza cyane. Nishimye cyane pe. Nakoze imiganda myinshi ariko uyu nguyu wandyoheye. Ikindi nahabonye ibikobwa ku buryo numva nshaka kugupasa mu umwe nk'umuvandimwe. Nangize ngo Miya wamwirengagije. Oya nago namwirengagije ariko wowe uri inshuti yanjye. Amakuru ya Miya ameze neza. Ameze neza. Unique. Ameze neza rwose cyane. Aracyaye. So rero nashaka kugupasa kuri umuvandimwe kandi abizi ko maze imisuri ugaramikirana. Urashaka ko namufite? Niba unamufite akora ataha. Oya reka ibyo ntabwo ngende byambibarizwa. Ntabwo byambarizwa ku bantu bakora. No, but it's okay, byagenze neza, we are happy overall. Kandi umunsi urakomeje, gahunda zirakomeje. Uyu munsi turi mu karere ka Bugesera. Ku itariki 25 tuza turi mu karere ka Ngoma. Ku itariki 10 z'ukwa 11 ndumva ariko tuza turi Huye. 17 tuza turi Musanze, tuzazenguruka igihugu nyine. Dukora ibikorwa nk'ibi ngibi, tuganira n'abakunzi batandukanye. Ni ku nshuro ya kangahe witabira ibikorwa nk'ibi ngibi Ben? Ibikorwa bya Mashariki Africa Film Festival n'ubwa kabiri, ubwa mbere nabyitabiriye nk'umushyitsi, ubu ngubu ngitabiriye nk'umunomini. Uri natayero kuvuga ati kamodoka nje nsaza nkasanye kaze kajya mu zindi. Ufite n'izindi none yego makuru na rive ejo ntabonye ko hariyo nahaye umugore buze nabwo umugore imodoka ntayo mfite jewe ko yaragiye cyane nuko atarayigendamo yise yitkodesha uriya mugore akunda amafaranga ashaka yishyira muri business. Uranumvaga ubwo bafite umushoferi ari kugenda mu driving amujyana hamwe na mujyana hamwe ubu ngubu iri muri business. Ni sawa cyane. Yes, tugaruke rero mu bikorwa bya buri munsi. Uri gukina filime, turi no kubona video zawe n'umukunzi wawe muri kugenda mu popinga ku mbuga nkoranyambaga munakora video nziza cyane na video ndi gukunda cyane. Ubaka kanya bihagaze bite mu bana wawe n'umukunzi wawe? Numvishe n'abantu bari kugenda babatega iminsi bavuga bati
byaje namwe hari indirimbo nkunda cyane y'impara ngo ariko rero shenge bimbunzamunwa zubu izo ni imbunzamunwa zihorere sibyo barantega iminsi se aribyo batangiye Uwiteka wo mu ijuru nyine ufite ubushobozi bwo kubihagarika cyangwa akavuga ati nibikomeze yego yitwa Bene Yemen. none se Ben aka kanya twitega iki hagati yawe n'umukunzi wawe n'iki muduhishiye imbere y'iki twitega nyine hagati yawe n'umukunzi wawe tugiye kunyuzamo nk'iminsi mikeya mutari kutubona cyane kuko hari projet turimo turakora kandi zifata umwanya mwinshi hari amafilime turimo turaproducinga nje nawe ubwo rero mu rwego rwo kugira ngo tugire ngo dukore cyane tuzagabanya igihe tumara turimo turasangiza abakunzi iby'ubuzima bwacu gusa ariko turahari buri wese agumane natwe will keep in touch kandi bizagenda neza izindi zose nitwa Jojo. Merci. Kode yanjye ni 30 ukurikije bya byose nababwiye. Merci. Mwashyushye nabanje kujya gukora umuganda ku mukecuru utora hepfo niyo mpamvu natinze nanjye umeze neza ariko murera we kode yanjye nayibagiwe kurumura rero uragenda ujye kuri webu 30 amazina yanjye nitwa Benimana Ramadan ariko amazina nkoresha ahantu nkora akazi k'ubuyaya kuvuye nahita bamenye murakoze cyane rero duhuriye kwa Mucoma bana bareyo nabahe ko nta jezi mwambaye se uko mutanyeje imbere
Amazina yanjye nitwa Uwase Delphine, hanyuma ay'akazi ni Sorel. Ninjye nyirabuja uriya muboyi kandi muhemba neza. Siko bimeze se? Muri intore? Ngo ni mubinyereke. Muri intore? 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 Intore ntiganya? Aho? Aho? Mugira amahoro, ubuzima n'impagarike. Kuntora ni bya bindi byose babanje, kode yanjye ni 16. Nitwa Kanimba. Amazina ababyeyi banyise mazima kabisa. Muraho neza? Muraho? Ninde uzima amacyusa? Nitwa Zaninka. Nkaba muzi ku mazina ya Macyusa muzi n'umusaraba. Nkaba ndi Mama Steve muri Citimed. Nkaba nitwa Zaninka, uzwi nka Mama Zulu. Mfite content yo guteka. Uyu munsi ndashaka kugaburira umumama umwe umufuka w'umuceri. Aze hano umuntu wumva ko bitameze neza. Yes. Wow. Uyu mubyeyi afite n'akabebe. Imana iguhe umugisha. Ugomba kubona umuceri ukabona n'igikoma cy'umwana. Yes. Muze kureba channel yitwa Mama Zulu Official. Murakoze cyane. Hanyuma kode yanjye ni bya bindi byose byabanje ugashyiraho 19. Imana iguhe umugisha. Meze mute? Amazina yanjye banyita Soloba. Kode yanjye ni 37. Ni munora. Ndashaka kububakira ishuri muri kano gace. Nyuma y'imyaka 30. Tayari. Namo mugira ngo Soloba. Soloba. Murakoze. Muraho? Mazina yanjye niswe n'ababyeyi banyita Yannick. Nyina ndi Niyori. Nakina ndi Kiramani cyangwa Mudugudu. Kode yanjye ni 38. Murakoze. Nkaba nyine nitwana na muri filime za Kiramani. Imbere yanjye ni 13. Ndabishimiye cyane. Nka muganga mu muturanyi, nyina no muri filime ya Kiramani yitwa My Heart na Nina. Kode murakurikiza amabwiriza. Kode yanjye ni nimero 22. Murakoze cyane. Kamuntoye abantu batishoboye umwaka utaha. Ibi uretse gatoya uyu kwihuta ibikoresho by'ishuri muri uyu mudugudu ndabyemeye. Sibyo? Imana iduhane umugisha. Muraho? Murakoze? Amazina yanjye niswe n'ababyeyi ni Captain ni Kwizera Jaden Martin. Nkunda gukina nitwa Captain Regis. Kode yanjye ni 65. Murakoze ndabakunda. Amazina yanjye nitwa Mukobwa Jana Sifiwe. Abantu benshi banzi kuri Miki cyavumiriya muri Mayidodo. None kugiye rimwe. Niswe n'ababyeyi banjye ariko mukaba mwaramenye kuri Noella mu Manga series.
kode yanjye ni 21 mwakurikije amabwiriza murakoze cyane. Muri sinema cyangwa se muri filime nkoresha amazina atandukanye, hari ayo muzi nanavuge mu masegonda makeya ibyo mwumvise bavuga ko nyina ndi umugome, ntabwo ndi umugome mu buzima busanzwe. Hari amafilime menshi Serwakira, Rwasibo ni nyinshi cyane. Abahoze bambwira Darlene Bad Choice, nanjye ndi kumwe n'abavandimwe na bene data. Kode yanjye 45, ndabakunda cyane. Nejejwe no kuba ndi mu karere k'iwacu. Ndi umunyabugesera iwacu i Nyamata. Amazina yanjye ni Josephine Niyonsenga. Ariko DCTV Rwanda. Narakoroye cyane kuri iyi nshuro ntushobora kongera kunesha umutwe. Ubu sigiye naziye muri rugo mubona rye. Ariko papa ntago rirarenga nuko tasanje sivita. Ubu ngubu abadamu natwe tugomba kwihagararaho. Umugabo yiha kwikomeza ngo kujya mwinginga mwihorere. Nono cyane cyane yo mbonye ka cyashya kuri njye. Ubu mozeho n'abantu. Mais voilà, tu m'aimes bien iki? Nukundi dikiriza muri rubanda. C'est quoi ça, Jeff? None ni kimenyemenye kugira ngo mwereke yuko warakaye neza umuhungire wabo ujye kwa se na nyina. Mais je dois prendre ma décision. Je suis un homme. Jeff atinyuke ambwire ngo yariyubatse. Buriya Jeff yiyubatse. Unagushaka nambikwe ingofero y'ububyeyi. Ku myaka yanjye nashobora kumenya umwana uri kumbwiza ukuri no kumbwira ibinyoma. Mama wanjye ntabwo akwiriye kumenya ibintu byose bibera muri uru rugo. Agenda umukobwa ndi umwana muri uru rugo, ntabwo ngenshi nzi kujya mubyuka nera amapasi cyangwa se nkoropa cyangwa se nkora ibyo bintu byose uri gutekereza. Uzi ko nahakaniye ababyeyi nigira inzanga nigira umusasha. Kubinkangisha. Zaku nibe byo, zaku ni. DCTV Rwanda. Umaze igihe wibaza uko wabona uruhushya rwo gutwara imodoka vuba kandi mu nzira zizewe? Mwarimu Clement agufitiye igisubizo. Reka mpere kuri provisoire. Kwa Mwarimu Clement wiga hagati y'iminsi 4 n'irindwi ukajya gukora. Akarusho nuko wishyura umaze gutsinda, kandi gutsindwa byo ntibishoboka wigishijwe na Mwarimu Clement. Mwarimu Clement iyo bishatse gusanga aho uri akaba ari kwigishiriza amategeko y'umuhanda. Hanyuma y'ibyo byose yanabateguriye website yo kwitorezaho ibizamini bya provisoire ariyo y3.mwarimuklement.com. Niba ushaka uruhushya rwa burundu rero Mwarimu Clement akwigisha mu gihe cy'ukwezi kumwe, ukaba ufite ubushobozi bwo gukora ikizamini ugatsinda, ndetse ufite n'ubushobozi bwo gutwara imodoka ahariho hose. Kuri iki cyiciro mugirana amasezerano mu kwishyura. Ushobora kwishyura mbere cyangwa nyuma yo kubona permis. Ibiciro bigenwa n'amahitamo yawe. Hamagara 0782483722 usobanuza ibirenze ibi. Turi ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Kigali i Kanombe, naho twaje guherekeza abana b'abanyeshuri bagiye kwiga mu gihugu cy'Ubushinwa. Ni Global Link Education Services, n'ubundi nkuko bisanzwe ni imwe muri kampani zifasha abanyeshuri kujya kwiga mu mahanga, ariko by'umwihariko cyane cyane full fund scholarship iboneka mu gihugu cy'Ubushinwa. Hamwe umunyeshuri ajya kwiga nta mafaranga n'atanu atanze aho azajya yiga, ahubwo akazajya afashwa kuba yahabwa amafaranga twakwita nk'aya buruse amufasha kuba yabaho umunsi ku wundi. Ubushize twohereje abanyeshuri bagera muri 20 bagiye kwiga muri faculty zigiye zitandukanye mu gihugu cy'Ubushinwa. Uyu munsi n'abanyeshuri 13 Global Link Education Services yafashije kubona ibyangombwa bakajya kwiga mu gihugu cy'Ubushinwa muri rusange. Tugiye kuganira nabo twumve imbamutima zabo uko batekereje guhitamo kujya kwiga imahanga. Hari abantu bumva ati ngewe umenye bwanjye ndabukura ahangaha nzanabukoresha ahangaha cyangwa se ndabukura ahangaha kubukoresha ahandi. Abandi bati ubumenyi bwanjye nzabukura hanze nze mfashe kubaka urwatubyaye. Bahisemo rero
kujya gukura ubumenyi bwabo mu gihugu cy'Ubushinwa ndetse n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye. Global Link Services igufasha kuba nyine wabona amashuri mu gihugu bigiye bitandukanye, ariko benshi bakunda igihugu cy'Ubushinwa bitewe nuko hari for fund the scholarships. Yoga nabo abanyeshuri bagiye kwiga mu gihugu cy'Ubushinwa twumve imbamutima zabo, se batekereje gute Global Link Education Services, batekereje gute kujya guhitamo mu gihugu cy'Ubushinwa, batekereje gute amafakirite bagiye kwigayo muri rusange. Itsinda ry'abahanzi aba n'abanyeshuri twarabanye twize kuganira ubwo bari muri process yo gushaka ibyangombwa. Umusaba imeze fresh? Ni sawa ni biraho. Urakomeye cyane. Bisa nk'uyegereza mikoro mo gatoya. Yego. Nawe umeze fresh? Yego meze neza. Mwitwa gute abadatana? Ntago dutana. Right, you together forever. Aba nabo n'abanyeshuri bagiye kwiga mu gihugu cy'Ubushinwa, right? Yego. Nyibutsa ari kwiga iye fakirite? International Trade, International Economic and Trade. Mu ihe level? Level 1 ni bwa mbere. Nibwo ndi gutangira. Nibwo uri gutangira. Right. Amahera nawe yakuyemo? Baraye ati Umushinwa ashobora kumerera nabi reka mbe nikuyemo amaherena. Aha. You're right. Ngiye kwiga civil engineering. Engineer w'ejo hazaza. Uriyumva gute kuba magingo aya ngaya application wakoze igihe kigeze kujya noneho utangire kujya kwiga mu byo apply? Ni ibintu bishimishije cyane, ndishimye cyane kuba like ngiye gutangira inzira yo kuachivinga goals zanjye, tena nanone mbifashijwemo na Grace. Ni ibintu byo kwishimira cyane. Yego. Icyizere wari ufite ukijoininga Grace cyanganaga gute uyu munsi noneho wamaze gukonfirma ibingana gute? Turi kuri airport. Yego. Nambaye neza by the way. Thanks. Right. Nagiye gukora Grace, nagiye kuri Grace narindi show. Kuko like nago numva like how umuntu ya paying like money nabone service. Kandi we are in a right country so narindi show. Yego. Alright. Reka mbashimire muzitware neza, muzadogarire neza. Yego. Ako muri kaporo. Oh yeah. Almost cousins. Cousins. Yes sir. Cousins ndabizi sha. Bakando ratangi. Alright. Amara mimana bari namwe mugira urugendo rwiza. Kandi ubumenyi mugiye guhaha muzaburonke muze musavinga icyababyaye, right? Murakoze cyane. Murakoze. Yes sir. Ugira nabone uri munyeshuri umusa witwa nde? Murakoze, amazina yanjye ni Hirwa Ivan. Hirwa Ivan. Ugiye kwiga nawe mu cye gihugu? Muri China. Muri China. Mu fakirite? Computer Science and Technology. Computer Science and Technology. Wow, ikigo kitwa? Jiangxi University of Engineering. Muhe mugi? Guangzhou. All right. Watangiye kubimenyera byose. Niye mpungenge ufite mu Bushinwa? Ngiye mafite impungenge y'imirire. Ayanjye nta mpungenge mfite rwose. Twatunyuma uzaturya. Nibikunda. Nuko ugiye hagati igenze gute? All right. Waplainze ryari ibyangombwa byabonetse ryari uyu munsi ugiye kwiga September intake? Ngiye na plainze mu kwa gatanu. After 1 week nahise mbona admission yanjye. Wow. Ubu ngubu ugiye kwiga. Uriyumva gute sasa rero ubu ngubu? Mba mutima zawe. Family yaguherekeje. I saw your sister I think. I saw your brother over there. Baguherekeje. Uriyumva gute muri wowe? Yewe muri nge ndumva nyine nishimye. Ntabwo numvaga kigiye nyine kizagera nanjye nkajya kwiga hanze. Ndumva nyine nishimye byandenze cyane. Alright. Target ujyanye nizihe? Target njyanye ni ukongera ubumenyi ndetse no gushaka izindi opportunity hanze kuryo wenda nazikoresha mu gihugu cyanjye. Alright. Thank you so much Ivan. May God bless you. Ugira urugendo rwiza cyane. Bwa mbere w'indege se? Bisa nkaho ari ubwa mbere. Nugaruka uzambwira uko bimeze. Nzakubwira. Bajyambwira ko bitera ubwoba. Alright. Imana ibane nawe. Murakoze cyane. Ndi kumwe n'undi munyeshuri numvishe bakwita Sara, witwa nde? Nitwa Ntwari Simbi Sara. Intwari Simbi Sara. Yego. Ko muri muto cyane. Ukaba ugiye imahanga koko? Ntabwo ari cyane. Ntabwo ari cyane. Alright. Ugiye kwiga mu kihe gihugu? Ugiye kwiga iye fakirite muri he degree? Ngiye kwiga muri China. Ngiye kwiga Electronics and Information Engineering. Wow. Yego. Engineer mu bijyanye n'ikoranabuhanga, electronic and technology. Information. Information and technology. Engineering. Wow. Imana izabane nawe. Kuki wahisemo kwiga iyo fakirite? Urebye nizo nzozi zanjye. Niyo nakoze nifuza. Yego. Segonderi wigaga iki? Nigaga PCM. PCM. Kandi uza mu bambere.
Imana iguha umugisha wana ibyatura nimwe mwabishoboye mu buryo bworoshye uriyumva guteka akanya kuba ugiye kujya mu gihugu cy'amahanga ubwo ni mu Bushinwa bwa mbere uriyumva gute noneho ndishimye cyane bakubwiraga ngo ntuze kurira mama narire baguherekeje mu rugo message wagenera abandi bana bakiri bato bafite vision yo kwiga ni iyihe message naho abandi bana nuko nabo bashaka Grace kabafasha kuko bita ku bantu babo barabakurikirana cyane bakareba process zose aho ziba zigeze natwe ntabwo twari tuzi ko bizakunda ariko Grace yadufashije birakunda rero nabo nabashishikariza kubagana bazabafasha kandi baziga no mu bihugu bifuza kuko si China gusa hari Canada hari USA hari za Germany aho umunyeshuri yifuza bamushakira scholarship ntabwo byakugoye ntabwo byangoye Imana ibane nawe rero ugira urugendo rwiza uguruke neza mu ndege uzanige neza amasomo azabe meza kubera Imana byose bizakunda reka mureke ubanze usezere ba mama Imana iguhe umugisha bye yego sezera mami AC TV